Alright, reka nongere mbasuhuze mbifurize kumererwa neza cyane mwe mudukunda mukadukurikirana buri munsi kuri channel yanyu ni imikino, aho tuganira byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda bivugwa hirya no hino. It's a breaking news. Uyu munsi usize iki? Niyo mpamvu nongeye kugira ngo mbahamagare muze tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Ekipe ya APR Football Club iri mu gihugu cya Tanzania, iri gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup. Uyu munsi kuri uyu mugoroba hari ikintu kiyahuranyije kiravuga kiti oya mukeneye kongera gutekereza birenze rimwe. Nyuma yo kunganya na ekipe ya KMC yo mu gihugu cya Tanzania, ikipe idakomeye ariko ikipe ya APR birangira inganyije igitego kimwe kuri kimwe, nubwo izamutse mu kimwe cya kabiri kirangiza biganisha kuri finali, aho hari amakuru avuga ko cyangwa se inzira bagomba kuzahura na ekipe ya Al Ahly Omdurman yo mu gihugu cya Sudani, cyangwa se ekipe ya Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania iri kwitegura imikino ya CAF Confederation Cup, dore ko izakina na ekipe ya Rayon Sport. Icyo ngicyo ni kimwe tugomba kuganira tukongera tukabihuza n'ibiri guhwihwiswa yuko hashobora kuba hagiye kuba impinduka mu buzima bw'ikipe ya APR, ariko ibyo badutangariza baratubwira ko iyo gahunda idahari. Ese ko nta munsi n'umwe ekipe ya APR ipfa kwemera amakuru, cyane cyane amakuru nk'aya ngaya, mugiye kureba ukuntu uwitwa uyu retired wayoboraga ikipe ya APR Afande Karasira uko yashatse muri ekipe ya APR, ese na Deo Rusanganwa yaba agiye gusohoka muri ekipe ya APR? It's a breaking news. Hari amakuru babiduhayeho nyuma y'uko ikipe ya APR inganyije na ekipe ya KMC cyangwa se Kinondoni yo mu gihugu cya Tanzania. Turagenda tubiganiraho turebe ubwino na zandari zirimo kugenda zivuga kuri ibi bintu, ni polemique zikomeye cyane. Nituza kubona umwanya turaza kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Muri ekipe ya Rayon Sport ishamba si ryeru, habaye inama y'inteko idasanzwe hafatirwamo imyanzuro irenga 10 y'ibintu bigomba kugenda. Muri ekipe ya Rayon hariho inzego ebyiri uyu munsi zikora, hagiye kuza n'urwa gatatu rudasanzwe rufite ubushobozi n'uburenganzira buhagarika cyangwa se bukuraho ibindi bintu byashizwe na Rayon Sport Association cyangwa se board nkuru. Yose ni amakuru muri ekipe ya Rayon Sport tugiye kuza tubahereza ubwino. Ese kuki Ngoga Roger wahoze ari perezida w'umusigire ubwo Jean Fidel yavaga muri ekipe ya Rayon Sport, yasigiwe ekipe ya Rayon Sport, uyu munsi yari vice president wa kabiri wa Tadeo muri ekipe ya Rayon Sport FC. Uyu mugabo nyuma yo kugenda yatangaje amagambo akomeye cyane, aravuga ati uwitwa Uwayezu Jean Fidel niwe mu perezida naho Tadeo nta kintu kimurimo. Ni amagambo akomeye cyane yatangajwe na Ngoga wari vice president wa kabiri wa ekipe ya Rayon Sport. Kuki atangaje ibi ngibi? Ni nyuma yo kwegura ku nshingano ze, yiyongera ku bandi benshi basa naho bamaze kwitandukanya na ekipe cyangwa se n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport. Why? Biri gutegwa n'iki? Tugiye kuza tubyinjiramo tumena 5 ariko mbere y'ibyo byose ndashaka kugira ngo mbanze mpereza amahirwe urubyiruko, mbarangire gahunda ziriho munsi. Hari gahunda mufitiwe cyane cyane ku bantu bashaka gukomeza amashuri yabo batagize amahirwe yo kuba bakomeza kwiga uburyo bugiye butandukanye bw'amashuri asanzwe. Hari inkuru y'umukiro iriho izanywe na IBTC Film Art School. Muri bake cyangwa se muri benshi batwumva hari abantu bakeneye iyi serivisi. Iri ni ishuri ryigisha imyuga igiye itandukanye mu gihe gito, cyane cyane imyuga iri international wakorera mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni ishuri kwigisha ibintu bya filme cyangwa se gufotora, gukamera, barabikwigisha neza
bakanakwigisha kweditinga, gukora video. Ibyo byose barabyigisha, bafite ibikoresho bya kabuhariwe bigiraho. Bakanigisha gukora banners cyangwa se za banderole, barabikora no gukora ibyapa barabyigisha. Bakanakwigisha ikintu gikomeye cyane, editing. Byose barabyigisha, bakanakwigisha gukora za kashe. Nkaho bidahagije, banakwigisha gukanika moto ku buryo buri online. Ni ibintu bidasanzwe cyane, ni impinduka, ni innovation nyine uko bisanzwe. IBTC ni ishuri rimaze kuba ubukombe mu gihugu cy'u Rwanda, ryatangiye gukora za 12. Hari abantu benshi bahasohokeye. So ubu tuvugana rero, iri shuri riri kwakira abantu bagomba kuza kwiga muri kuno kwezi kwa 9 ndetse no kwa 10, aho wiga ukwezi kumwe ugakora ukundi kwezi kwa stage, hanyuma ugahabwa certificate yemewe, ukajya kwihangira umurimo. So ndahamagara rero abantu bagiye batandukanye bashaka kwiga ibintu byo gufotora. Murabiza abakameramana amafaranga babona rucabana, gukora ama video, gukora indirimbo, gukora ama video, izi challenges mubona ku ma TikTok n'ahandi hantu babyigira ni kuri IBTC Film and Design School. Ubwo rero ni muze mwiga, bakorera kwa Rubangura hano mu mujyi muri etage level 4 mujyango wa 6. Ariko unakeneye ibindi bisobanuro ku murongo wa telefone 071713 256 078 17 13 256. Nimuhamagare ubundi babafashe kwiga neza uyu mwuga. Iyo ugiye uvuga ko uvuye kuri Rutamu Talk Zone TV, ndajya kano kantu mukumve neza. Iyo ugiye uvuga ko uvuye kuri Rutamu Talk Zone TV, bawukuriraho igabanyirizwa cyangwa se promotion ya 50% ku mafaranga wagombaga kwishura. Ubwo ibindi bisobanuro bwa online ukuntu bikorwa byose, ni muhamagara izo nimero ubundi basobanurire, mutangire muze mwige. Amafaranga mu by'ukuri yaragabutse cyane, igiciro kiri hasi, bashaka gufasha abo n'abanyarwanda kujya kwiga neza cyane. Wanasura izindi website zitandukanye za IBTC, ubundi ukagenda usobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Rero abo ngabo n'abantu turi kumwe, ariko namwe mukomeze muze cyane mukora subscribe, share na comment mu magroup agiye atandukanye, kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza cyane. Nimunyemerere dutangira duhereye muri equipe ya APR Football Club Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ni imitutu uze kutubwira muri comment bafana equipe ya APR n'abandi banyamupira bagiye batandukanye bafiteho amakuru cyangwa se information zihagije kuri iyi ngingo. Equipe ya APR Football Club mu mikino ya Sekafa, reka mpere kuri match yo kuri uyu munsi tugisasanure neza. Why? Kuki Tarebu imeze gutya? Kuki Sheikh Jibril Watara atari kugaragara? Biri gutegwa n'iki? Imipangire y'itipe ya APR n'imitoreze systeme bihagaze bite? Ibyo byose tugiye kuza tubyinjiramo neza cyane mbere yo kwinjira ku yindi ngingo ikomeye cyane y'imiyoborere y'ikipe ya APR. Biri kuvugwa ko hashobora kuba hagiye kuzamo impinduka zitunguranye mu buryo abantu bari batiteze. Very nice. Kipe ya APR kuri uyu mugoroba imaze kunganya n'ikipe ya KMC igitego kimwe kuri kimwe, igitego cyatsinzwe n'uwitwa Nigena Clement ku makosa akomeye cyane ba defenseur ba KMC. Marikage iri pauvre sana, hanyuma Ugingwa Hakim atera neza umupira, Nigena Clement atera galincha utereka mu izamu. Ni mu gihe kandi ekipe ya APR ku makosa akomeye cyane ya Mediateli atakaje umupira, hanyuma ikipe ya KMC irazamuka biciye ku ruhande rw'iburyo kwa ruhande rw'ibumoso rwa Ugingwa Hakim. Ariko marikage itari nziza na communication n'umuzamu biza gutuma ikipe ya APR itsiru igitego cya pauvre urawazi kabisa. Ni ya makosa abantu bigira mu academy, kuko ibintu byitwa marikage na communication cyane ku muzamu. Buri muzamu iyo avuze nta mucyo wemerewe kubuja cyangwa se gukora ku mupira. Nicyo bisobanuye. Iyo avuze ijambo hari amagambo, hari amaterimi bakoresha mu kibuga. Iyo ryumvishije umudefenseur bitabumva ko umuzamu yamaze kuba pose, umupira agomba kuza akawuboxa akawukuramo, cyangwa se abona ko ari mu buryo bwo kuwukina kugira ngo bataza kuwuhuriraho bakaba kwitsinda.
Ibyo byose nibyo byabuze ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club. Very nice. Igeze mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza, ariko ni APR ihagaze ite? Ngiye ku bwanjye mu by'ukuri ekipe ya APR hari abakinnyi bagera hafi ku 8 badahari bari muri ekipe nationale, icyo ni kimwe. Kiri kintu cya kabiri, muri imikino ibiri iherutse uwitwa Sheji Burire Watara ntabwo yari ahari. Very nice, aho ngaho nabyumva. Ariko tubihuje n'abakompeta b'ikipe bari bahanganye, ntabwo ari abakompeta bakomeye cyane ku buryo wazanye excuse z'abakinnyi bari badahari. Ndumva rutaba ubwitwazo, ahubwo APR iracyafite ibibazo bikomeye cyane mu mikinire yabo. Ko biragaragara ko imikinishirize yabo ntabwo irabe ekipe ikomeye ku buryo twavuga ngo ni ekipe yatsinda imikino yose. N'ikimenyime ujya kureba ukuntu batsinze ekipe ya izindi bagiye bahura, haba ekipe ya Mamuru na ekipe ya Murandege, ni imitsindi itari kombeke. Hahundu abantu baza bagakina umupira tiktaka, nta bitona muri ekipe ya APR. Sinzi nimba ari imipangire y'abakinyi, kuko uyu mutoza yari yatangaje ko agomba kubaka ikipe ya APR igomba kwataka ishingiye kuri attacking. Ariko uyu munsi ujya kureba attacking football ntayo turi kubona. Sinzi niba ikibazo cya mediateri, kuko ubona ko yatangiye kwizera muri pasi cyane, kandi pasi twabisobanuye kenshi muri match zaherutse, ni umukinnyi ugukinira zone. So bivuze ko kuzana pasi ugatakaza Tadeo Ruwanga nta kintu ubukoze, nta n'icyo ubukosoye, sibyo? Aho bitandukanye nuko wandi umwe ari umunyamahanga undi akaba umunyarwanda, ariko profile no gukina nta bitandukaniye. Nanaguma Tadeo Ruwanga unafite experience kusha kuzana pasi ukishakira, so good, ashobora kuzaba mwiza. Ariko nanone twibuka kandi ma ekipe yo ari gukura, kandi competition turi gusezererwa. Icyo kintu 11 mutoza Tarebo mu by'ukuri biragaragara ko harimo ikibazo gikomeye cyane. Kindi kintu cya kabiri, kudafata umuntu witwa Iraguha Haji ngo muhereza amahirwe yo gukina. So nimba hatariho Hakimu Kiwanuka, ntihanabeho Sheji Burire Watara, umutoza agafata risk yo guhengeka abandi bakinyi atazanye umuntu witwa Iraguha Haji. Nibyo amafaranga azayabona, ariko umwaka utaha Haji ashobora kuzaba muri ekipe nka Marine cyangwa se nka Gicumbi. Byose birashoboka. Ko bigaragara ko umutoza nta kazo zamufiteho. Nicyo bisobanuye. Wari umwanya wo kongera kumuhereza amahirwe tukareba icyo ashoboye, ariko umutoza ntabwo abikora. Kuba atabikora rero nuko hari ibyo amushaka muri atarabona so good. Ariko twe Haji tuzi muri champion isize n'umukinnyi mwiza wakabagira ute yakaba yakoreshwa. Ariko byose bakabyirengagiza. So ikintu nshaka gusobanura byose biragendana n'imikinire y'ikipe ya APR. Ikipe ya APR ifite ikibazo uburyo bwo gukerera amashansi imbere kugira ngo dutsinde ibitego. Turacyubaka dute? Igitego cyubakwa gereye hagati mu kibuga kigaca kuba winga, hanyuma umwataka akazatsinda ibitego. Ariko turebye ibitego byibura APR imaze gutsinda ibitego 5 muri iyi Sekafa mu mikino 3. Ariko ibitego byose usanga ari imipira y'imiterekano, nta gitego baratsinda bavuga ngo ikipe ya APR yubatse igitego iragitsinda. Ibyo byose bikaza ku mitoreze. Imitoreze y'ikipe ya APR irimo ikibazo gikomeye cyane, ntazi ko kizarangira, kuko biragaragara ko ni ekipe itari gukura cyane. Hari abantu bazakabanga ikipe ya APR ngo ifite 7 irazamutse, ariko nimurebe ama ekipe adversaire. Narabwiye shampiyona ya Zanzibar ni shampiyona itazwe, shampiyona y'u Burundi ni shampiyona iciritse isanzwe, ndetse n'abakipe meza muri shampiyona idasanzwe ntabwo yitabiriye, haje ya gatatu. Ya shampiyona ijya kuba nziza hajemo ikipe yabaye iya 10. Wagomba gutsinda ubizi ko igutsinze uri busezererwe. Hajemo ikipe yabaye akangahe, yabaye ya 10. Ariko byose birangiye utayitsinze. Sobanuye ngo hari defo deshire mu mikinire yawe na tactique bya APR Football Club. Sinzi ikintu kiri bukorwe, ariko ikipe ya APR icupa riracyari rya rindi, cyangwa se baravuga ngo inzoga ni ya yindi icyahindutse ni icupa. Ntabwo turabona bande touche ikora ibintu bidasanzwe. Iracyari APR nziza ariko isanzwe.
So tuzongera tubihe umwanya wo kubiganiraho, ariko sofa byibura hari abantu bo gushimira. Buriya ijya kureba umuntu nka Hakimu Kiwanuka, so good ujya kureba imikino amaze iminsi akina, haba imikino y'inkera y'abahizi, ukaza ukagera kuri match za Sekafa ubona ko umukino gutanga challenge. Sore wazaba imbaraga z'umubiri, afite imbaraga, cyo ngicyo ni ikintu cya kabiri, afite dribble kandi yanagufasha muri build up kubaka umukino. So good, sinzi ikintu kizaba, ariko uyu mugabo Hakimu Kiwanuka arakeneye umwanya wo gukina uhagije muri equipe ya APR, hari ibyo afite. Bakongera bakanatekereza ku mugabo witwa Bugingo Hakimu. Bugingo Hakimu amaze gutanga assist ebyiri zose zivuye ku mipira y'imiterekano. Haba igitego cyatsinzwe na Watara ku munsi wa mbere n'igitego batsinze kuri uyu munsi cyane ije na Kerema. Ubona ko n'umukinyi uri gutanga solution muri equipe ya APR, wenda azagira bitekerezo barebe ikintu babikoraho kirenze, ariko sofa gahunda nuko zimeze. Ubwo ikipe ya APR iraza gutegereza, izongera gukina imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza, ni ku munsi wo kuwa kane mbere yo kubitegura gukina finali hagati y'ikipe ya Singida Black Stars na ekipe ya Al Ahly Omdurman. Tugomba kuzamenya ibiyayo ku munsi w'ejo, kuko rero ntabwo birasobanuka. Amakipe yose aranganya amanota, nta match baratsinda, kipe naherutse cyane, ariko sofa nuko gahunda zimeze. Mu kipe ya APR sinzi nimba ku Mwarabu bizaza koroha, ntabwo birasobanuka neza pe, kuko iki gikombe ndabona kugitwara bizagorana. Bakimara gukina kuri ya KMC yabaruhije, yabadomine mu mashini w'umudiho, yabatatse kuriya, nese mbona ko ikipe ya APR biragoye ko yaratsinda Singida ahuye kuri finali, biragoye cyane pe. Edeye na kimwe cya kabiri kirangiza. Ubwo ibyo ngiye twatubicumbikiye aho ngaho, ahubwo bantu bari kutubaza kuri case y'umugabo cyangwa se y'imiyoborere y'ikipe ya APR. Tukimara kubibona twabiganiyeho cyane, tunabaza abishinzwe, batubwira ko nta gahunda ihari yo guhindura ubuyobozi bw'ikipe ya APR. Kereka wenda Fandedeo ajya nko mu zindi nshingano zitamwemerera kuba hafi ikipe ya APR, byagiye bigaragara, ariko izo gahunda muri guverinoma ntaziriho. Bivuze ngo aracyafite umwanya uhagije wo kuba hafi y'ikipe ya APR Football Club. Icyo bisobanuye ni iki? Birasobanuye ngo abazana ayo makuru hari ikindi kintu kiri kubatera kubizana. Ntabwo ari impamvu yuko bakunze ekipe ya APR cyangwa se bafite ayo makuru ku buryo budasubirwaho, kuko batubwiye baseka cyane bavuga bati abo ni n'abasazi ntabwo bazi ibyo barimo. Izo ngizo ni fake news. Nta hantu higeze hatekerezwa kuba hahindurwa ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club. Ubwo kuba kunzi bayo witwa Afandedeo Rusanganwa agomba gukomeza kuyobora ikipe ya Rayon, abandi bose babayobya hari impamvu ziri kwibatera. Ngira ngo ni ibintu bigiyeho umucyo, kandi nanjye nabishima cyane, kubera ko buriya guhora uhindagura buri munsi, wazanya aba ejo wazanya aba, uyu munsi wazanya ejo wazanya aba, ibi ngibi nabyo biragorana mu kubaka. Kandi ubazi ko ikipe ya APR ni ekipe iri kwiyubaka, iri gushaka kurwana no kongera kugaruka neza, ngo yabe ikipe ifite serigitire, ubuyobozi buhoraho kandi buhamye, bunafashwa kuzabazwa umusaruro w'igihe runaka. Mu gihe rero mugeze kuri karibure yo kuba muhinduranya umutoza buri sezo na komite kaza nshya buri sezo, byanga byakunda hari main weakness cyangwa se impact byagera kuri ekipe ya APR. Nanjye numva ko imiyoborere nta kosa turishinja, kuko bagerageza kugura abakinyi, baramotiva ekipe, ibintu bikagenda neza cyane, ugasanga ni amahoro. Ubwo icyo kintu ni fake news kivanweho, ariko nkongera nkibaza ni ese kuki ekipe ya APR nayo gutanga amakuru tuzi ko biba bigoye? Ni gake ekipe ya APR yeminiya ngiza kuri tebo yemeza ko uyu muntu n'uyu biri kugenda guke. Bakunda kubigira ubwino kugira ngo bitazana polemique mu bantu no mu itangazamakuru muri rusange, bakabihisha. Ntabwo nava ko bitabaho, birashoboka cyane, ariko tugendeye kuri statement baduha uyu munsi nuko iyo gahunda itariho. So good, very nice, ngira ngo birasobanutse cyane, birasobanutse neza cyane. Ariko mwibutsa gukora subscribe, mwe mudukunda mudukurikirana buri munsi tukagendana 5 kuri 5, mukore subscribe, musharinga amagroup agiye atandukanye kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Muri ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo mu nama y'inteko rusange bavuze byinshi bitandukanye.
birimo gutanga miliyari ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda kuri bije sezo 2025-2026. Nkimara kubiba navuze nti it's a good, ariko aho nagiriye ikikango no kwibaza kuri iki kintu mbona ko kitazashoboka mu mboni yanjye tubihuje n'ibyabaye mu minsi ishize tuzi twese. Ekipe ya Rayon Sport miliyari 2 kuri sezo yabara amafaranga meza yaza gutsiba twatunogo twatumaga ikipe ya Rayon Sport banetwara igikombe cya shampiyona, kuko ikipe ya Rayon kuri igikombe cya shampiyona hagari impamvu yuko batazi gukina cyangwa se nibi, ahubwo haje impamvu wenda ya organize, ariko byose biturutse ku mafaranga, motivation idahoraho bikaba ikibazo. Ariko aho nagiriye ubwoba kuri konti ekipe ya Rayon hariho miliyoni 400. Izi miliyoni 400 unavuze gutegura imikino ya CAF Champions League, mpamya ko biragoye ko ikintu uzakora, uzashiraho shampiyona n'ibindi bikombe uzakina, aho ngaho bitabikugora cyane. None miliyoni 400 bafite byibone kugira icyizere iyaza ko ari muri miliyari, bavuga bati te gushaka indi miliyari batera nkunga, uko ahantu hazava ni ku kibuga mu bafana ndetse n'abataravuga bashya bazinjira. Exactly, ni byiza. Ariko tuzi ama offer yagiye akorwa n'ikipe ya Rayon y'abatera nkunga bikarangira bataje, cyangwa se baza bakamara ukwezi kumwe bakaba barabuze. Ariyo mpamvu ngiye batera nkunga ntabwo nabizeramo 100%. Nibyo baza ariko ntabwo nabiziriramo. Kiri kintu cya kabiri, abaza kuri stade, abafana ikipe ya Rayon ni bamwe ntabwo bajya bahinduka. Uzabona kuri stade uyu munsi ni nawe uzabona kuri stade ejo n'ejo bundi. Ni gake abafana abanyamupira muri rusange turaziranye. Niyo ugiye muri stade wenda nka stade ya Musanze usanga umuntu wasize kuri match ya Musanze ubushize no wongera gusanga. Biragoye ko babona abantu bashya baza kureba iki, kureba imikino hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu bikwiye no guhinduka. None ni icyo uri buze gukora kugira ngo abantu bagenda bizengurukaho uze ko babyaza umusaruro, kuko bisaba ko ubatereta utsinda match par match. Gutsinda match par match yo gusaba imbaraga. None muri bazapfa gukunda, nje nkabona ntari kubyizera 100%, ariko birashoboka cyane. So ntabwo nize kubitindaho, ubwo ibyo ngibyo nimwe byagiye bivugwa, ariko hakaza n'isezera rya Ngoga Roger wari vice president wa kabiri muri ekipe ya Rayon Sport. Imikoranire itari myiza, kudahabwa agaciro na Perezida Tade ni bimwe mu bitumye asohoka muri ekipe ya Rayon Sport. Ibyo ngibyo rero tuzabihereza umwanya wabyo, tubanze dukurikirane dossier tubanye no kumva uruhande rwa Tade nka perezida wa ekipe ya Rayon Sport. Reka nizere ko buri kintu cyose ari utamu cyagenze neza cyane. Ndagusaba gukora subscribe, share na comment mu group agiye atandukanye. Nimukandeho kugira ngo mudushigikire, mudutere inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibintu byose bigende neza 5/5. Ni Rutamu Talk Zone TV, ndizera ko buri kimwe cyose cyagenze neza cyane. Bless ku bantu mwese mutinangiye imitima mukumva ko mugomba gukanda kuri subscribe, ni by'agaciro gakomeye cyane. Namwe mwakanzeho aya mashyi na yanyu.